iregejo tuzopfa. Agace ka Mikenke kamaze gufatwa na leta ya Kinshasa cyangwa se ingabo za FARDC, ariko kandi mu gace ka Rubaya hari imirwano ikomeye cyane ndetse Rubaya iri mu kaga gakomeye cyane. Ntabwo byoroshye uyu munsi, intambara ikomeje kuvuza uhuha muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu gihugu cy'Urundi Prime niyo ngabo yavuze amagambo menshi cyane akomeye, tugiye kwira muri rusange. Niyo mpamvu ndi kumwe na Nikora umeze neza? Yego meze neza rwose. Nanjye nitwa Jabu Marashi. Mu by'ukuri Gakenke yafashwe bigenze bite muri rusange? Tubwiye imirwano yabaye kugira ngo yifatwe muri byagenze bite? Urakoze cyane. Ni Mikenke kugira ngo ifatwe yari maze iminsi ibiri irimo ingabo za twirwaneho na M23 niyo bari bayimaranye iminsi ibiri. Yego. Dore ko bayifashe ari kugira ngo babashe gukavaringa turiya duce twa Minembwe twari tumaze iminsi miremire turimo intambara. Kandi ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nabo bahise bakubita agatoki ku kandi baravuga ngo byanga byakunda Mikenke tugomba kuyigarurira. Dutakaje Mikenke twaba dutakaje uduce twinshi dutandukanye. Yego. Ari nabwo ku munsi w'ejo bayigaruriye mu masaha ya nijoro. Nibwo baraye bayigaruriye ku munsi w'ejo mu gitondo. Nibwo nabagejejeho amakuru mbabwira ko ingabo za FARDC zatangiye kugaba ibitero kuri M23. Ari ibitero byo ku butaka ndetse na drone bazigabye mu baturage hariya muri turiya duce twa Mikenke. Hariya muri Mikenke ni ahantu hakomeye cyane, ariko twibutsa abantu badukurikira ko Mikenke nta muturage uyibamo n'umwe. Nubwo tujye tubona amatangazo asohoka ya leta ya Kinshasa cyangwa se ya M23 bose bavuga ngo drone zarashe hariya zarashe mu baturage. Ntabwo ari byo. Hariya nta muturage uhaba. Abaturage b'abanyamurenge bari batuye muri kariya gace, bari batuye muri iriya nkambi yabaga iruhande rwa santere ya Mikenke. Bari abaturage barahunze bari mu Minembwe. Ababembe bari batuye hariya muri iriya nkambi ya Mikenke cyangwa se muri iriya santere ya Mikenke barahunze babantu bita mu Gipuku. Aho hose ni muri territoire ya Mwenga. Ku munsi w'ejo nibwo babyutse bagabwaho ibitero. Ibyo bitero byaje batabashakisha ahantu hari M23. M23 ntabwo bari bazayiherereye. Babaza kuzana drone, urabona ko drone zikora akazi kenshi. Hari drone zifotora, hari drone zisharinga, n'izindi zigenda zikora ibindi bikorwa mu bundi buryo butandukanye. Habanje kuza drone zifotora, zishakisha ahantu M23 iri barahebora. Bamaze kubura ahantu M23 iri nibwo bahise bafata umwanzuro. Baravuga bati reka dutangire dusharinge tureba ahantu ingabo za M23 zishobora kuba ziri. Barasheringa bashakisha ingabo za M23 aho ziri barazibura. Oro M23 aho bayikekera giri ntabwo ariho yari iri, kubera ko M23 igihe yahanganaga n'ingabo za FARDC, FDLR ndetse n'abarundi n'abambari babo bose barabirukanye babakura hariya muri Mikenke yose. Bamaze kuyibakuramo babageza ku dutopo babagejejemo barabirukana babageza kure. Ingabo za M23 tizakaba mu birindiro cyangwa se ndizajya mu birindiro byahoze birimo ingabo za FARDC. Bahita basubira muri bya birindiro byabo bya mbere. Ingabo za FARDC zimara iyo minsi ibiri zizi ngo M23 iri mu birindiro byabo. Oro M23 yahise isubira mu birindiro byabo aho byari biri. Noneho mu kuza gutera bagiye mu birindiro byabo bagasanga nta ngabo za M23 zihari. Bagatinya kwinjiramo kubera ko bari baracukuye indake. Bavuga ngo indake niba baracukuye indake bagasanga za ndake ndizisibye. Muri tactique ya gisirikare. Iyo ufashe ahantu ukaba aho hantu utari buzahakorera, utari washinga ama defense yawe, indake ziharugomba kubanza kuzisiba. Nibyo. Iyo utazisibye bivuga ko ahantu wavuye wagiye. Bagezeyo basanze za ndake zifunguye. Bahita bavuga ati aba bantu bavuye aha ngaha. Barakomeza begera imbere. Bagera ahantu bita Birarumbiri. Bamaze kugera muri Birarumbiri muzumva icyo bita Birarumbiri, mugashakira irindi zina handi. Ni Igiswahili, ni ibiraro bibiri nyine. Nibyo bita Birarumbiri. Ni mu Giswahili ni ibiraro bibiri. Bamaze kuhagera batinya gutambuka ahantu bita Birarumbiri. Ni ibirindiro byabo byagarukiraga. Hari umukoloneli yanahaguye bita Kishambo. Uyu Kishambo akaba ari wari uyoboye urugamba. Arababwira ati nimureke nambuke ngewe njye imbere njye kureba ingabo za M23 natwirwaneho aho zishobora kuba ziherereye.
ati ntabwo nemera ko izi ngabo zishobora kuba ziri mu birindiro byabo. Kishambo nibwo yatambutse, agitambuka atambuka ibirindiro byabo bahozemo mbere, aba yinjiye mu birindiro bya M23. Yego, aho ngaho niho yarasiga. Urufaya ruramubona rw'amasasu, urufaya rw'amasasu ruramubona. Bamurashe mu masaha ya saa 10:16 n'amasegonda 45. Tayari bahise bamurasa ngo barangize kumurasa n'umurambo we bahise bawujyana. Ingabo za M23 nibo bawujyanye ngo barangize barongera bafata ibikoresho aho ngaho. Bafashe ibikoresho byinshi cyane bitandukanye hariya, ngo barangize bahita bakomeza bajya mu birindiro byabo. Ingabo za FARDC zihita zitangaza ati twarangije kwigarurira Mikenke yose, ndetse naho M23 yari iri twarangije kugira gute kuhigarurira. Ariko mu byumvikana neza n'abadukurikiye kugira ngo tubahe amakuru meza asobanutse, ntabwo ari ukwanga amakuru meza nabogamiye ku muntu runaka. Twebwe tugomba gutangaza ibirimo bibera kuri te ibihari tutarinze ngo turabogamira kuri M23, nta kongera nta kugabanya. Reka tugomba kuvuga twebwe ibiri kuri tere. Nabonye hari abantu bampamagara ati muze kutubwira amakuru uko bimeze, atariko nyabona mujye mwihangana mutubwire gutya. Umuntu akagutegeka uko ugomba kuvuga amakuru. Ntabwo ariko bikorwa. Amakuru twebwe tuyavuga uko ari no kuri tere. None se bikora uduce M23 yari yakuyemo ingabo za leta, twose leta yarangije kutwigarurira. M23 uduce yari ifite twose iracyadufite. Yego, Mikenke igice kimwe gifite M23, ikindi gice gifite FARDC, Wazalendo, FDLR n'abambari bayo. Jewe ndashaka ko umbwiraho gatoya, nabonye itangazo mu masaha ashize ndivuga ko FARDC yigaruriye cyangwa se yisubije agace ka Mikenke kari kamaze iminsi kagenzurwa n'23 ndetse na Twirwaneho. Ariko hashimwe umwanya muto mbona itangazo none rya MRDP Twirwaneho rivuga ko FARDC ngo ibeshya, ahubwo ngo birashoboka yuko ngo FARDC igenzura ibice bitoya, ahubwo ngo ibice binini bya Mikenke bikagenzurwa na Twirwaneho. Ukuri guhari ni ukuhe? Urakoze cyane. Ubeshya ninde? No, ukuri guhari buriya ntabwo mvuga ngo ubeshya n'uyu nguyu. Muri politike wirinda kuvuga ngo runaka arabeshya, kandi njye si umunyepolitike. Njye ndavuga ibyo nzi biri kuri tere, nabwiwe n'abantu bari kuri tere. Yego, sibyo? Ntabwo nshinja umuntu ngo uvuga ngo FARDC yabeshe cyangwa ngo MRDP yabeshe. Njye ndavuga ukuri ko umuntu twavuganye uri kuri te, umuntu twarimo tuvugana si ngombwa ko muvuga kubera umutekano we. Ahagaze kuri antene, abazi ahantu bita mu Mikenke, ahagaze kuri antene, n'ubashaka wowe ndaza kukumvisha rekodi y'uburyo yabimbwiyemo. Yambwiye ngo twebwe ibice byacu twari turimo, twebwe tubirimo. FARDC nabo ibice byabo bari babirimo. Gusa FARDC twebwe tukibakubita twarabirukanye, ngo turangize kubirukana twebwe duhita tugaruka tujya mu birindiro byacu. FARDC mara iminsi ibiri iziko turi mu birindiro byabo, boro twebwe twigeze tubijyamo. Ati n'ibirindiro byabo bajya kubyinjiramo kandi ntambara yigeze ibamo, kubera twebwe twari twarangije kugira gute, twebwe twahise tujya gufungira mu birindiro byacu. Byanga byakunda, urumva ko ibyo MRD turimo ivuga. Mikenke bafite igice kimwe, FARDC nabo bakagira ikindi. FARDC nabo bagasohora itangazo bakavuga ngo Mikenke yose bayigaruriye. Bo barabeshya, ntabwo Mikenke yose bayigaruriye, bigaruriye agace bari batakaje. Yego, ibyo biri kiriya nibyo nanjye nahoze mbona Twirwaneho ivuga. Bigaruriye agace bari batakaje. Na M23 nayo iri mu gace kayo yahozemo. Agace ka FARDC bari bafashe ntabwo bakarimo, nta nubwo bigeze bagakaba. Nabonye hari andi makuru avuga yuko mbere yuko FARDC yisubiza muri Mikenke ngo habaye intambara ikomeye n'imirwano mu gace ka Bidegu n'ahandi hatandukanye harimo za Karingi. Byabaye cyangwa imirwano rimeze gute yabereye ahangaha? Urakoze cyane. Mbere yuko kari agace ingabo za FARDC zongera kuza zikinjiramo, nta mirwano yabayemo kugira ngo binjire hariya. Tumare tugira abantu bamenye ukuri kwabyo neza, kandi barabizi. Njye singira ibintu byo gucisha hiri, ndakubwira nkaripura inkuru nkayikubwira ukwiri, nkayiripura pe bikarangira, ukayimenya kandi ukabasha kumenya ukuri. Ni ukuvuga ngo uko bimeze kugeza ubu ngubu kariya gace ka Mikenke nta ntambara yigeze ibamo. Icyayi intambara yabayemo gusa habaye kurasa kwa drone. Drone niyo yarasaga ishaka kwinjira muri biriya bice byayo yari yaratakaje, kubera nta musirikare n'umwe wa M23 watwirwaneho yabonagamo, ikagira impungenge yo kwinjira ahantu itabashije kumenya umutekano waho. Drone zari nk'izineka gusa, zaranekaga gusa, ariko zaranarasaga ku butaka. Ariko abo barashe ku butaka bwabo bahoranye, ibice byabo ibirindiro byabo bahoranye.
igihe bashatse kwinjira mu bice bya mama 23 nibwo uyu mukoloneli bita Kishamba nibo baraye bagize gutera Murasiye yaratangiye kwifotoreza mu duce twa mama 23 yahoranye atangira kugira ngo yohereze amafoto ayoherereze Perezida Tshisekedi yerekana ko hafashwe yerekane ko ari bahagaze yego nibwo bahise bamurasa bamurashe isasu rya 12 kakurya bigeze kurasa umugabo bita Kirimwami uri mu kantu bamurasiye nawe kandi nabo bamurashe arimo yifotoza sinzi impamvu abakoloneli bakora abajenerali bakunda kwifotoreza ahantu hari imirwano ibyo wari uvuze ngo mbere yuko bigarura Mikenge ntabwo byayigaruriye turiya duce twabo bari badusangana mama 23 yari yatubakuyemo barongera baratwisubiza gusa mbere yuko bongera kwisubiza hari ahantu bongera gusubira hari muri turiya duce twabo hari ya Bidego Karingi ndetse na Gakenge kuko umaze kubivuga habereye imirwano ikomeye cyane byaje gutuma Gakenge ibasha gufatwa kugeza ubu ngubu nako Karingi Karingi ibasha gufatwa Karingi yahise ifatwa imaze gufatwa barayigarurira neza Karingi ubu ngubu nta mirwano irimo abasirikare bari hariya mu Karingi aho bita kwa Rusakindi bahise bazamuka hejuru neza bari hejuru y'ahantu bita Imutunda kugeza aya masaha niho barimo bahanganira n'ingabo za Wazalendo n'ingabo za FARDC n'ingabo za FDLR kugeza ubu ngubu niho hari imirwano ikomeye cyane muri turiya duce tw'imisozi miremire ya Minembwe ahubwo ahantu bita Bidego naho habereye imirwano ikomeye ku munsi w'ejo yari ikomeye cyane n'uyu munsi mu gitondo yabyutse iba hariya muri Bidego bari batewe n'abasirikare bavuye ahantu bita Pwenzero hari hakomeye cyane hari abasirikare benshi hamaze kugera ingabo z'abarundi nyinshi cyane zishaka kwira ngo zirashe kwigarurira Minembwe bari bagize impungenge ngo kubera ko Mikenge yarangije kwigarurirwa ati yegaye ko na Minembwe yigarurirwa urumva ko byari ibintu bikomeye cyane hariya muri kariya gace kugeza ubu ngubu agace karimo imirwano ikomeye nico bita Gakenge ahantu bita kwa Rutaganda kwa Chef Rutaganda harimo harabera imirwano ikomeye cyane no ku munsi w'ejo ikaya Gakenge ingabo za mama 23 zarayitwitse barayifata barayitwika barazamuka binjira mu ishamba rya Mukoko baraharwanira bamara kuharwanira ingabo za FARDC zibarusha imbaraga zirabamanura zibageza neza mu muhano w'ahantu bita kwa Rutaganda ni hatari ni ibintu bikomeye cyane hariya muri kariya gace byakomeye cyane hari no kugeza uyu munsi babyutse barwana ariko amasasu ntabwo akirimo yumvikanira ku misozi yarangije kwinjira muri Mukoko niho barimo bahanganira cyane abarundi baje bavuga bati nta na rimwe ntabwo tuzemera ko inyeshamba za mama 23 ndetse natwe irwaneho ko bashobora kuzahangana natwe ngo badutsinde mu gihe badutsinda igihugu cyacu cy'u Burundi cyaba gisebye igihugu gihaguruka kigahangana n'umutwe w'inyeshyamba utari no mu gihugu cyabo ntikibasha kuwutsinda uvuze ingabo z'abarundi nabonye ejo ingabo z'abarundi nyinshi zerekeza mu gace ka Minembwe abivuga ko ngo zigiye kurwana cyangwa se kurasa ku banyamurenge icyo gihe nabwo mpita mbona itangazo ryatwigana rivuga ngo twirwana tugiye guhangana n'ingabo z'abarundi mu kubungabunga umutekano w'abanyamurenge bari mu Minembwe bimeze bite hara mu Minembwe urakoze cyane hagiye ingabo z'abarundi nyinshi cyane zanyuze muri bato muri bato muri Lac Tanganyika zirazenguruka ziraza zigera hariya muri Baraka zimaze kugera muri Baraka zirazamuka muri Fizi zirakomeza ziza guhinguka hariya kuri Pwenzero zimaze kugera hariya kuri Pwenzero barabadipororinze mu duce twinshi dutandukanye hari abohereje ku musozi wa Baruta hari abohereje Imutunda hari abohereje basigaye kuri Pwenzero hari abohereje kuri Mukoko hari abohereje Ruhinamavi hari abohereje mu kandi gace kari gasanzwe katabamo ingabo z'abarundi ariko gace ka Rugezi n'abarundi batangiye kujya gushingayo ibirindiro ariko bagezeyo barabakubita bari batangiye kubaka amashitingi batangiye no gucukura indake babakubise bahita bamanura baramanuka bajyana bita mu Kizuba kugeza ubu ngubu ingabo z'abarundi zaraharenze nyinshi cyane zamaze kugera hariya mu misozi miremire ya Minembwe urumva ntabwo byoroshye cyane birakomeye hanyuma rero hari andi makuru yakomeje kuvuga ahangaha mu Minembwe ibindi byakomeje kuvuga ahangaha by'imirwano ikomeye cyane ni abatwirwa none bameze bati imirwano yakomeje kuvuga ahangaha imirwano yakomeje kuvuga hariya n'ubundi n'abarundi barimo bashaka kugira ngo basatire ibirindiro byatwirwaneho ndetse hagakomeza hakamanuka n'amadrone agakomeza kurasa mu baturage
uko barimo bakora sharing barimo barohereza amakompara cyane mu mihana y'abaturage, ari nako ba 23 irimo gukomeza nayo kwa avansa ibasanga mu duce twinshi barimo. Gusa hariya muri Minembwe hatandukanye no muri Mikenge. Muri Mikenge ubwo bafasha duce bakadutakaza, ariko muri Minembwe uduce bafasha ntabwo baradutakaza, kugeza n'ubu ngo baracyafite duce twabo bagiye bafata uburyo, ndetse n'icyo bita Rwitsanguko. Mama 23 natwirwaneho baracyayifite, nubwo batayifite yose, ariko duce bafashe twose baracyayifite twatwitsanguko. Reka tujye mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u hari iki muri rusange rikora? Urakoze cyane. Mbere yuko tujya mu gihugu cy'u Burundi, reka tubanze tugera hariya muri Masisi. Masisi naho byoroshye. Kongo tuyivemo, tunayivuyemo twagiye hariya mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tukaba tugiye kwibanda hariya muri Masisi none. Masisi agace ka Kazinga kabyutse kaberamo imirwano ikomeye cyane, ndetse n'akandi gate bita Nzingati, aho habyutse habera imirwano. Ahantu harimo habera imirwano barimo barashaka inzira yo kugira ngo babashe kwinjira muri Kinigi, nibaragize kwinjira hariya muri duce twa Kinigi babashe kugenda neza binjire hano muri kano gace ka Rubaya. Dore ko objectif y'abari abazalendo FDLR FRDC hariya nta barundi bahaba, kandi tuzajya tuvuga uko urugamba rumeze, tuvuge n'abarimo barurwana. Nta bintu byo gushyiramo ikintu bita amakabyangu, ntacyo yongera. Itangazamakuru rikora mu kinyamwuga, ntacyo yongera. Icyo bashaka kugira, barashaka kugira ngo binjire hariya muri Ngungu. Nibarangiza kwinjira muri Ngungu bahita bazamuka binjire hariya muri Rubaya. Nibarangiza kwinjira muri Rubaya bahamagara Kisekedi bazamura amaboko bavuga ati intsinzi ngiyi twarangije kugira gute, twarangije kuhafasha. Umugabo bita Kigingi yamanutse, n'uwo bita Maroke nibo basigaye bayoboye muri kariya gace, n'uwo bita Hareruya bamanutse bose bageze hariya muri kariya gace, bavuze ngo bageze Nzingati, barimo barakubita abasirikare babo, burimo basubira inyuma bagahita bakurasa umugongo, wasubira inyuma bakakurasa. Abasirikare babo bakuvuga ngo usubira inyuma, urimo uravansa ukavuga ngo reka ngende, nimba ari ugupfa nicwe n'isasu ryatwirwaneho na mama 23. Ubundi aka gace ni agace k'ingenzi kuri rwego ku buryo abantu bakarwaniramo gutya. Dufashe twongere tukwibuke neza. Kano gace ni agace kagira amabuye y'agaciro menshi cyane. Uribuka Rubaya bayifata? Rubaya igiraga amabuye y'agaciro yihariye udashobora kuyabona muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ikayongera ikagira n'andi mabuye y'agaciro, buriya cuivre, oro, casterite, diama. Diama wambwira aho wayibona muri Kongo? Ni haki? Ni muri Rubaya, hariya muri Rubaya diama. Kandi diama bari ikintu gikomeye cyane. Diama bari ikintu indege buriya bayitwara uko hari na diama ibirimo buriya. Nibyo. Nukuvuga ngo hariya diama zikoreshwa mu bintu byinshi bitandukanye. N'izi ntwaro za nucleaire ari amabuye y'agaciro niyo zikora, n'izi mashini dukoresha byose bikoreshwa n'ari amabuye y'agaciro. Bivuze ngo mu mpamvu z'uru rugamba harimo no kurwanira amabuye y'agaciro cyane. Hariya muri Rubaya niyo ahantu haba mercure. Iriya mercure urashobora muri Kongo, urashobora kuyikura muri Jekamini, muri Maniema urashobora kubona mercure, no muri Katanga wahabona mercure, ariko mu bindi bihugu bitandukanye byegereye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntiwabona mercure. Kandi mercure urashobora gufata akantu k'ibiro 5 ukagashyira mu modoka, imodoka ikanga kwaka. Birumvikana ni ikintu cyane cy'agaciro kandi cy'ingirakamaro. Ntabwo uva ahantu hari mercure ushobora kuhafata nk'ahantu ujya kurwana hari ibiti bya ribuye. Birumvikana rwose. Birumvikana ko turiya duce kuduhanganira nuko ushaka kutwigarurira abona ko hari inyungu nyinshi azakuramo. Nimba ari mama 23 imaze n'igihe kirekire, urabona mama 23 ni umutwe wigometse ku butegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, uharanira uburenganzira bwabo. Nimba baharanira uburenganzira bwabo, ni gute wavuga ngo bamaranye ikintu kitamaze imyaka 3 hariya muri Masisi bakaba baratangije gukora umuhanda? Ayo mafaranga utekereza ko yakura he? Urumva ni ikibazo. Nayo mabuye y'agaciro ari hariya. Niyo mpamvu bemera akarwana, bemera bakarwana, abasiga ubuzima bakabusiga, hanyuma noneho abasigaye bagasigarana uwo mutungo. Nibyo rwose. Akaba ari nayo mpamvu hano muri kano gace abazalendo bakubise agatoki ku kandi. Bahawe amafaranga na Kisekedi, bahabwa amafaranga n'u Burundi, ngo barangize barababwira ati mugende mwigaruye turiya duce. Yewe na Amerika yashize mu kuboko kwayo, kubera ko Kisekedi yemereye Amerika, iyemerera ko izayiha Rubaya. Abanyamerika bamaze kuza basanga Rubaya ntabwo ifitwe n'iki na Kongo, basanga ifitwe na mama 23. Batanga amafaranga
bayaha bari abazalendo ati nimugende mujye kurwana kariya gace mubasha kukigarurira. Barwanye iminsi 3 babona ko batabasha kukigarurira. Nibwo abanyamerika baje kunegosiya na mama 23 bahurira hariya i Rubavu baricara baraganira kubera ko abanyamerika icyo bareba ntabwo bareba ngo barimo barareba ubuzima bw'umuturage umutekano n'ibirimo bashaka inyungu zabo, ntabwo ari byo bareba. Bareba avantage yabo niyo bareba, ntabwo bareba ngo umuturage wo muri Kongo ngo arimo arapfa, bazi ngo umuhondo arimo arapfa, bazi ngo umunyanga arimo arapfa, ifaranga iyo ryabonetse iyo niyo nsinzi yabo, nta kindi baba bakeneye. Akaba ari nayo mpamvu iriya Rubaya ndetse na kano gace ka Zanzingati naho bita Mitimbingi aho hose naho bita za Gasovu aho hose harimo hakomeza kubera imirwano, no kubera amabuye y'agaciro akomeye cyane ari hariya muri kariya gace ka Rubaya. Birumvikana cyane. Hano twaza tukajya mu gihugu cy'u Burundi. Urakoze cyane. Reka tujyara mu gihugu cy'u Burundi. Mu gihugu cy'u Burundi umugabo bita Prime Niyongabo yatangaje ibintu bikomeye cyane byatumye abantu bumva ko mu Burundi nibyo Niyongabo umuntu ukomeye cyane mu Burundi, niwe mugabo mukuru w'ingabo z'u Burundi. Akaba ajya kangana president Neva icyo adashaka ntabwo twumve neza ubasha afite. Uyu mugabo Prime Niyongabo ni umuntu ukomeye cyane muri kiriya gihugu cy'u Burundi. Ku munsi w'ejo yagiye gusenya ikigo cya gisirikare aho bakoreraga imyitozo mu ishyamba rya Kibira. Iriya shyamba rya Kibira rifatanye n'ishyamba rya Nyungwe hakorerwaga imyitozo y'abarundi, hakajyamo P5, hakajyamo FDLR, hakajyamo n'izindi ngabo zitandukanye twebwe tutazi aho zavuye, zikaba zitozwa kugira ngo zijye guhangana n'ingabo za mama 23. Kandi objectif yabo bakavuga ngo nimurangiza kurasa mama 23 mukayikuraho natwe tuzabafasha kugira ngo muze dutere u Rwanda. Noneho bakaba mbere mu minsi yashize bagiye bagabwaho ibitero byinshi bitandukanye aho baraswagaho n'amadrone, hari ibyo dukunze kwitanga inkuba ndetse n'amasasu yo ku butaka nabo bagerageje kugira gute kuyabagabaho. Barabarashe cyane barahunga bajya bahungira ahantu kure cyane. Kubera ibyo bitero bakomeje kubagabaho, Prime Niyongabo bafata gahunda aravuga ati nimuye ikigo cya gisirikare kirimo n'imyitozo yaba hari harimo n'ibitaro. Nejo bundi beru drone heruka kubirasa hari harimo wanakosi abarimo bakora imyitozo ya gisirikare nabo hari abatsikiriye aho ngaho. Nejo bundi habamo imirwano nabikozemo inkuru cyane bahaguye wanakosi benshi cyane baravuga ati aha ngaha ntabwo tugishoboye kuhakorera imyitozo. Bahita bajyana ahantu bita Nyeshenzi. Nyeshenzi hegereye hariya kiriya kibaya cya Rusizi. Noneho Prime Niyongabo yatumijwe kuri radio bita Maendeleo yerere hariya mu gihugu yatangaje yavuze iki sasa? Baramubaza ati bwana Prime Niyongabo ntiwaba uri gutsindwa kuba utangiye gukura ingabo mu duce dutandukanye kandi utwo duce wadushizemo abasirikare udushiramo imyitozo uzi ko hashobora guhinguka umwanzi. Prime Niyongabo baravuga ati reka da hariya ntabwo njyewe nashize ingabo kugira ngo zibashe kurinda umutekano, ahubwo nashize ingabo kugira ngo bakorerwemo imyitozo. Amubwira ati nimba warashize ingabo zikaba zihunze kubera ko bakomeza kukugabaho ibitero byanga byakunda bya bitero bagabaga kuri bariya wanakosi bari hariya barimo bakora ikosi byanga byakunda biriya bitero bagiye gutangira kubigaba ku baturage kubera ko amayira yabo barangije kuyamenya. Bitero birashoboka ku baturage cyane rwose. Noneho Prime Niyongabo ahita basubiza ati reka da ubibabwira ibyo ngibyo abarimo kwibesha. Twebwe hariya ni repo strategique dukoresheje kugira ngo twimure ziriya ngabo zacu zerekera hariya muri kariya agace bita Nyeshenzi. Noneho yahise yatakwa na bamwe mu basirikare b'u Burundi baramubwira bati ubwo izo utangiye gutsinda twarakubwiye turakubuza ngo wijyane abasirikare muri Kongo ubajyana pari inyungu zawe na Neva. Ariko noneho reba n'abari mu gihugu utangiye kubahungisha n'abari hanze nabo barimo baragenda bajya mu rugamba bamara kugera mu rugamba bagerayo bakagira gute bagatsinda. Hakaba bajya ku rugamba ntibongere kugaruka bagahita bafata urugendo bagahunga igihugu. Hari abagiye mu kiyedi rwose hirya no hino hatandukanye, abakoloneli n'abajenerali, hari n'abari muri bino bihugu by'Abarabu, hari abamaze kugera hari abari mu Bushinwa, ni henshi cyane bahise bagenda mu bice byinshi bitandukanye. Hari n'abari za Kinshasa barangije gukuramo inifomu baragenda. Baramubaza ati uwo munyamakuru amaje ati bwana Prime Niyongabo chef d'état major byanga byakunda murimo muragenda mutsinda kubera ko mu gisirikare ntabwo murimo mwumvikana. Igisirikare cy'u Burundi nicyo gisirikare cya mbere kigira amacakubiri. Baracyagira bavuga ngo
uyu mwanya nguriya ni w'abahutu uyu ngo ni w'abatutsi bari na proud yabyo cyane aho proud yabyo baranabivuga nta n'ikibazo abonye ko abantu imikino yagisha utihuza abatwa abatutsi abahutu bakenjoyinga nk'ibisanzwe bakavuga ngo uyu munsi ngo barakina abahutu barunaka n'abatutsi barunaka abo ngabo Abarundi bo baracyabikora bimeze kabisa akaba ari byo bituma babikomeza kubazanira amacakubiri yewe niyo barimo bagabura imyanya muri leta bavuga bati hari ba ministre baravanga abatutsi abahutu barafata iyi abatwe nabo barafata iyi myanya baravuga ati muri mwe murakomeza gutsinda ati kandi gutsindwa kwa bino kutumvikana hagati yanyu noneho kutumvikana kwabo kuri muri CNDD-FDD uko byageze mu minsi yashize uriya General Major Evariste Ndayishimiye abwira uwo bita Prime Niyongabo aramubwira ati ndashobora kugukura ku mugabo mukuru w'ingabo aramubwira ati wewe ntushobora kumbura ku mugabo mukuru w'ingabo wowe se niba nsanze kuri uyu mwanya ntabwo afite ububasha bwo kubikora kandi ari president ari umugabo w'ikirenga wowe ntabwo ushobora kumbura kuri uyu mwanya wowe wabaye president nk'uyoboye ngende umugabo mukuru w'ingabo wowe uri umusirikare usanzwe arongera aramubwira umunyamakuru ati bwana Prime Niyongabo indege nke zanyu zirimo ziragaragara ari kuri wowe amagambo yeruka guterana na president ari umugabo bita Gaspard Baratuza yatanze itangazo president arongera aramuvuguruza president amuvuguruje nawe Prime Niyongabo nawe arongera avuguruza nako Baratuza nawe avuguruza ndarongera avuguruza president ugatekereza ngo General de Brigade avuguruzanya ate na president kandi president ari ufite uburenganzira ari n'umugabo mukuru w'ikirenga noneho byongereho arongera aranamubwira ati Guillaume Bunyoni president yari yaravuze ko atazafungurwa urumva yari yavuze ko atazafungurwa ataragera yeye mu butaka azafungurwa ariko yageze mu butaka ariko yafunguwe nawe akiri kuki ari ku butegetsi General Major ndakugaritse yabwiye Prime Niyongabo aramubwira ngo umwanya wicayeho ni njyewe uzawugusimburaho umugore wa Guillaume Bunyoni wenyine yigeze guhaguruka mu rusengero aravuga ati ngiye gutanga icyacumi ati nanjye ubu ngubu ngiye kwitwa umugore wa nyakubahwa perezida wa repubulika kuno kutumvikana kwatiki mu bayobozi bakomeye b'igihugu kutumvikana hariya mu bayobozi bakomeye bakiriya gihugu ni ikigaragaza ko igihugu kimaze kunanira uwo bita Evariste Ndayishimiye ese ntabwo imuganisha ku mpera ze z'ubuyobozi birashobora kuba biri kuganisha ku mpera ze z'ubutegetsi kandi uriya mugabo nawe hari mu bantu bashaka ko itegeko nshinga rishobora kuzahindurwa ariko gushaka ko itegeko nshinga ritazahindurwa afite abasirikare batamushaka by'umwihariko uriya mugabo mukuru w'ingabo Prime Niyongabo Prime Niyongabo arasanga ari mu bantu 5 bayoboye igihugu cy'u Burundi nibyo mu gihe Prime Niyongabo atamushigikiye akongera akajya uriya General Guillaume Bunyoni nubwo ari retired ariko retired buriya bakiri umusirikare yarakomeye Bunyoni Bunyoni arakomeye akongera akajya bita ndakugaritse akongera akajya bita Gaspard Baratuza akongera akajya n'abandi ba general benshi tuzi tudashaka kuvuga abo bandi bose ni itsinda ryumvikana ritari kumwe na Neva ni itsinda ryumvikana ritari kumwe na Neva umunsi bashobora kuvuga ngo dukore chambriage Neva tumutere kudeta bahita mutera kudeta kandi abizi ko mu gihugu cy'u Burundi muri Afrika y'Iburasirazuba muri communauté du pays de Grand Lac muri CPGR muri Afrika yunze ubumwe igihugu cy'u Burundi nicyo cya mbere gifite abaperezida benshi bakubiswe kudeta niko bimeze ni ngibi uzengera rashoboka cyane rwose barashaka kumutera kudeta ni hatari hanyuma niko reka dusoze urakoze cyane hanyuma namwe mwakoze cyane ko natwe makora agezweho iyi ngiyi ni Gatashya Media nitwa Ajao Marshal kumwe na Nikora mwese Imana barinde bigane byo birakomeza Imboni TV imboni ya rubanda.